Sana nanjye ndicara kure. None sangwa. Sangwa. Ngakumita none tateka iki. Neze kutanshiriza nyine turarya iki. Sangwa. Mwa urashaka kumbwira iki igihe wampereye mpamagara? Nizko nakwamagaye mu wari byote bakanga kumbwira. Ndabizi impamvu uri kumbwira gutyo, turi mu buzima bubi butoroshye. Niyo mpamvu uri kwitwara gutyo. Nzi kanga kunsubiza basi nyitwa. Ceceka. Sangwa. Kubona vuga. Sinigeze mbona urukundo rwabyo ariko basi niba byonyine nsiganye mu buzima bwanjye. Urashaka kumbwira iki wabaye iki? Ndabizi turi mu buzima bugoye utamenyereye. Sangwa. Sebazanyumvira. Basi tukabanza ukanyumva. Basi yamuja kumva gahinda kanye. Sangwa. Basi mama basi miratiri basi mu buzima bwawe basi ukuntu ari mirimo umutima wawe. Ikibazo cy'abakobwa nabo rero ntibagira gahunda. Umuntu wigimba nategerereje nta gahunda bagira ntaki. Ngubu koko kunari nshaka no kwigendera n'iki. Ndabona waje. Sanaje ni. Ndi mu mbyibazaho nibaza ahantu waheze byari byanyubeye. Warantegereje cyane ariko mbe ngo cyane kutamamagaye se. Nakuguhamagara sugira ngo ngiye amafaranga hano muri iki cyaro wapfa kuyabona y'amayinite. Kubera iki suta ijana rimwe? Byarakaze. Urabona hano mu cyaro wowe ntago bizo. Ijana basi se nitira bipu kamipanye ko mfite amayinite. Baya batazansuzugura muri iki cyaro naye so bibona. Bazi ko bari kuguhamagara ariko. Bari kumamagara. Urumva washatse kunkurira surprise. So rumeze neza. Nameze neza. Yabiranagaragara. Wowe se nanjye urabona nta kibazo nyine ariko urumva nubwo bukene bwo mu cyaro ariko urebye nta n'ikibazo. Gusa nanjye komboye. Kundusha se? Kundusha. So ntabyo mbona ko warambuye. Uzigeneye nagereyo. Ubundi nyine akamubwirisha nawe ndabona uyu munsi wabaye mwiza sinkubeshye pe. Sure. Merci. Ako subundi urankunda. Wase naba nagukunda ngiye nkaba naje ahangaha gutya. Ntakabaye nagiye. Urambisha wowe. Ntabwo nkubeshye. Ndahira. Nukuri ariko wagira ngo ndabona sinzi ahantu wari uvuye. Nyine mvuye kuvoma. Waje no kuvoma? Yego. Ngo bishatse kuvangura ahita uva hano ugenda. Mvuye kuvoma niko nza gusuzugura nyine. Ntabwo natuma ugenda nanone wenda no kuvoma mu rugo bibiri nibatoke nukuri. Nibatoke ariko ngomba wapfa kugenda gutyo. Ntabwo wabinkora. Igihe twari tumaze. Ubwo ngwino merekize. Oya se kandi ngiye utangiye kuzana ibintu nk'ibyo naguhaye umwanya ungana gutya. Naho ntago ngiye wambwira ngo urahita ugenda gutya ku kanya kandi nanjye urabona mba ntategereje nkakirane gusa ubwo guhita ugenda gutyo urumva waba unkoreye koko. Oya sho nyine ndi gutinda. Oya nyine ndabyumva barimo gutinda ariko nasa arega n'ababyeyi nubwo batubyaye rega nabo babinyuzemo akajya bibeta gutya uko wagiye kuvoma akajya gusura papa nyine wakubyaye bakagira ukuntu baganira ngo kumbwira ngo urahita ugenda. Gusa kutajya unampamagara. Kuguhamagara nyine ni ikibazo cy'imvune za hano mu cyaro se kugira ngo uzabone n'ibiraka hano wowe ntakareka. Uraka kandi mfite nagake.
kandi ntabwo nawe uzi ko usigaye umfata nk'abana si ibyatsi se bino ni akarabo nawe no kudodeke gusa karabo k'ibyatsi yego nyine ubwo ntakuze utungutu ni ubu mbere nkabonye ariko ntacyo gatwaye gukamera nakuzaniye rero wakanzaniye yego ariko nawe uri mu mbeshyi ni akarabo ko uriya yanzi ko akarabo ari nka twa tuntu tw'umutuku tuba tumeze ukuntu nyine ariko ejo ngiye kuzajya i Kigali nzakuzanira ka kandi kaba karimo amabara agiye atandukanye nubwo nyine nta mafaranga nako amafaranga ngiye kugeranya ashake yego nubwo nyine no kubona nyine amayinite by'akazi ariko ngiye kugerageza ukuntu nshaka akazi nyine wenda hari igihe umuntu yakabona tukabona amafaranga azakuzanira ku karabyo yego sheri urakoze ariko ikintu byo kumbwira ngo ugiye guhita ugenda biriya by'amazi uwo byibagirwa ntose nta wundi muntu ushobora no kujya no kuvoma nijye nawe wenyine yego oya wowe byihoreye niba babona utinze bo barajya kuyifatira bagira bamanyirukane akwirukana uhita uza twibaza yose n'ubundi ndagukunda ariko ariko se ntabwo ubibona ni ukuri nase ntabwo mbeshya ni ukuri subize iyo umbwiye gutyo none numva umutima ubyina nyine gere ko wagufata akakwinjizamo hari umutima mo imbere sure none se ngiye byuheza n'agaciro kuba navuze ati wabaze ikanze negereza iriya saa twavuganye ngiye hashize nk'amasaha 3 nagumye ahangaha cyane uzaba ko bagiye banyura aho bakabakatira mbabwira ni bifumbire mukomeze ndagukunda ariko ntongere kumbwira ngo urashaka ngo uhite ugenda ngo waje kuvoma oya wivuga ngo ahubwo biramerekeza ndaguherekeza ngeze no mu rugo basi igihe cyose tumaranye waranyumvishije mu bintu byose ariko basi no kumva agahinda kanjye nibyo bikunaniye mwana babarira basi ubimbwira utari kurira basi nseke ndabizi birababaje uretse ko basi wanyumitse basi bwari mu kumva agahinda babarira ubimbwira utari kurira basi bwari ngiye kubwira agahinda kanjye nushaka kumva cyangwa urundi yanyumvise bihagije sibyo sangwa naraye mu muhanda nitwa umusazi nitwa imyendero nkaho nagira papa wenda uri kumvikana papa wanjye simutse guva ku myaka yanjye 8 mama yana nifuje kubona papa wanjye mu buzima bwanjye kungu niyo ntamubona basi nta n'ikintu ameze nshaka no kumumenya basi rero tubona ubuzima bwa buri munsi wagiye umute basi niyo nakubwira ukuntu hacenga ku mutima nkaho nari umwana nk'abandi igihe njye nicuza nka wose undi mana ndemeye ikizi ko nzaca muri kano gahinda